umubyeyi wanjye yahuye n'imiruho akiri mutoya, abamushukaga bari benshi ntiwababara. yego umugabo wamuteye inda yanjye kugeza n'ubu nta muntu n'umwe uzi aho aherereye. niyo ngerageje kumubaza agira ikiniga agaturika akarira. ese mama mbwira niba nsa na papa basi mbimenye. ese nsa na papa mu buzima nzagukomeza ntacyo uzamburana nk'ufite. ese nsa na papa basi mbimenye. nabimubazaga akarushaho agaturika akarira. ni ukuvuga ngo wowe inshuro zose wabazaga mama wawe nimba nsa na papa yarariraga. nyine birambabaza, hari abantu bajya bakanuka bavuga ngo ndamwitirira. njye ntabwo niyitirira King James, n'abantu bankunda Imana ijye ibaha umugisha, ariko abantu nyine bambwira nabi ngo niyise King James. wowe bifata nka King James yaguhemukiye mu gihe wamuhamagaye abantu bazi ko ari papa wawe, we yakwitaba wamubwira ngo wamubwira ngo ndi gukora cyangwa se natangiye kwiteza imbere, ntagiye ikintu agufasha akakubwira ngo courage. ubu ngubu se nimba ubana na mama wawe se papa akaba adahari, ubayeho gute? Slim Jesus. Reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu, nanjye mbasuhuza mbifurize komeza kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Nitwa Slim Jesus, imbere ya kamera twaba turi kumwe n'umusore tugiye kuganira, aho tugiye kuganira ibintu byinshi bitandukanye, cyane cyane turaza kwibanda ku buzima bwe. Hari n'abamubonye bakabona ko basanzwe bamuzi. Umeze gute? ni sawa kabisa. wahaye ikaze. murakoze cyane. ngomba watangira wibwira abantu badukurikiye. njyewe amazina asanzwe y'ababyeyi nitwa Didier Kuradusenge, ariko professionally kubera ko nkora music, hari abanzi nka Kedri, yego hari abanzi kuri TikTok nka King James Muto, abantu nyine bagiye banzi bitandukanye. yego yego abantu bakuze nka King James Muto, cyane cyane kuri TikTok. yego turaza kubigarukaho. ndaza no kukubaza impamvu wise King James Mutoya, ariko mbere yuko tunza kubikwaza ndagira ngo noneho tubanze twinjire n'ubundi abantu banze basobanukirwa King James Muto n'ubu hakoramo gute. twinjire n'injyana fresh kwa kundi ujya ubikora kuri TikTok. ubundi kuri TikTok nsanzwe nkora challenges z'indirimbo za King James, rimwe na rimwe nkananyuzamo ngashyiramo n'iz'abandi cyangwa se nkavanga n'ibyanjye bindi. ariko nyine kuri TikTok ubundi bazi ko nkunda gukora indirimbo za King James. twagiye dutuma ka King James kambaririmbiraho akaririmbo ka King James kitwa Igitekerezo. karavuga ngo wanyeretse ishusho y'ukuri mu rukundo, ndanyurwa nibagirwa ibyahise, namenye kubahiga mu myitwarire, ibishashi by'ibyishimo binuramo, imuhe ugira n'iz'abaziranenge bizwi, nta buhorukiza amarira. dore nguko uko byaje, uko byaje, umutima wanjye uwiharira wenyine, byanjemo nkwiyumvamo, mpita niyemeza kugukunda, noneho bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo, ayiye shenge disi nuko igitekerezo cyanjemo. yego urumva ko twinjiye neza nyine n'akavibe kazamutse. noneho tugiye kuganira kugira ngo wite King James Mutoya byaturutse kuki? kugira ngo niyite King James Mutoya, nari nsanzwe nyine nkora video kuri TikTok. noneho igihe kimwe nza gutangira nyine gukora indirimbo. ubundi bwa mbere nakoze indirimbo ya King James yitwa Ubudahwema, akavideo nkakorana na Sist icyo gihe.
none washyize kuri TikTok mbona kararebwe byatari kuko nagashyizeho ari nko ku cyumweru kuwa mbere ngiye kureba nsanga afite 100,000 nubwo mbere nangize izo views kuri TikTok noneho gafite comment nyinshi njya muri comment nkabona ati bamwe bari kuvuga ngo barasa ngo ajyaho ni King James muto ajya ngo ni wakiri ngo umusore kera kandi ubu ndacyari umusore nyine bakajya bansaba izindi ndirimbo bashaka ko nabakora utuvideo twabyo kubera ko nyine bari babikunze cyane ngenda nkora indirimbo zindi bagiye bansaba bizamuka gutyo ngira aba followers 10,000 biba 20 30 kuzamuka kugeza ubu bigeze mu 100 birenga kandi byabaye nyine mu gihe gitoya nuko nguko rero nyine kubera ukuntu bakunda nyine kunyita gutyo ngo King James muto numva nyine nanjye ni keza bitewe n'uburyo ari role model wanjye nkaterekaho kuriya nyine ngo King James muto ubusanzwe King James ari role model wawe yego n'ubusanzwe mbere yuko nangira n'ibyo nari nsanzwe nkunda King James ariko nyine aho natangiriye gukora utwo challenge twe abantu nyine byarabashimishije cyane wari usanzwe uzi ko usa nka King James wowe oya na n'ubu ntabwo mbifokasingaho cyane ariko nyine kuva icyo gihe abantu nyine barabivugaga muri comment ngo iyi ngo barase cyane ngo dukorere n'iyi bigenda nyine kuriya birangira nyine nise nanjye kuriya kuri TikTok mutoya ubu ngubu kuri TikTok ninjya kureba ndabona kuri TikTok reka nze mbirebe hari ufite aba followers bagera kuri bangahera ni 130 hafi na 5 King James muto ufite aba followers bagera 134 na 300 yego none ko mbona nyine biragaragara ko ufite aba followers benshi hakora cyane na mutoya ku giti cyawe uze ko n'amafaranga yafite atangira ko amafaranga ukiri muto wapi kabisa ntabwo ari ukuvuga ngo ni amafaranga cyakora nyine igikundiro cy'abantu cyurakibona ariko ku bijyanye n'amafaranga yo rwose ntago bihura kabisa Mega ukoresha uploading zino video zikurayo Mega sometimes ari igihe nyine ubona nk'umuntu akagwa ku ka wifi cyangwa se nyine ukaba wagura utu data nyine ukabasha nyine kuba wazishyiraho kuko hanze ku ruhande rwa kamera umbwiye kugaragaza ko nta bushobozi ufite ndetse warangije kwiga hariya oya niga mu wa 5 segonderi urumva biracyagoranye kuvuga ngo ubu ngubu uploadinga wakoresheje wifi y'abantu cyangwa nyine biracyagoye ntabwo biba bigoye cyane kubera ko na telefone n'ubundi mba nakoresheje akenshi nyine ndeba nko mu bashuti banjye bafite telefone nyine igaragaza amashusho meza bakaniza nkakora utwo tuvideo nyine biba bigoranye cyane ntabwo biba byoroshye nyine n'izo video n'abantu baba bazibonye baba bagira ngo nyine nakoreshe nka kamera kubera ukuntu ziba zisa neza ariko nyine ndagenda nyine nkashaka nk'umuntu ufite telefone nziza nkakora nyine utwo tuvideo nkabona abantu barabikunze ariko nyine ku bintu bijyanye n'amafaranga aho rwose biba byagoranye ariko nyine igikundiro cyo umuntu arakibona ugenda ubona abantu nyine feedback ukabona abantu babyakiriye neza nta kibazo aka kanya uracyarwana n'izo Mega n'ibiki basi ariko nanone ahanini ukabona video nyinshi ukora n'iza King James none se wenda King James hari ikintu agufasha wenda sometimes akaba yagufasha akakugura n'izo bando kugira ngo ugire ukuntu wigenza wapi kabisa gusa nyine yigeze kubona izo video ngo ari abantu bajya bazimwoherereza niko numvishe nigeze kubigerageza muhamagaraho ndanamushimiye yaranyitabye niwo wamuhamagaye naramuhamagaye ndamubwira ngo nitwa Kedri hamwe ngo Kedri wese nyine numva samenye none ndamubwira ngo ni wa muhungu nyine wo kuri TikTok ukora indirimbo za mpita numva bwarabyumvishe none numva aramenye tuvugana gutyo nyine arambwira ngo courage nta kindi kintu kirenzeho yambwiye arambwiye ngo courage gusa wowe umuhamagara expectingaga iki expectingaga ko King James nakwitaba wumvaga ari bukubwira iki cyangwa se ari bukwakire gute urumva ngiye namuhamagaye bundi ahanini ntekereza ko nyine wenda ari ikintu yamfasha kubera ko abantu benshi banzi kuri TikTok wenda bagize ngo nshobora kuba nkora biriya nyine
kuvuga ko iyo ndi kuri TikTok wumvamo sound ya King James ariko nyine amashusho ari njyewe nyine ari abantu bazi ko wenda nshobora kuba nta yindi mpano mfite ari gukora biriya gusa nyine njye namuhamagaye numva hari ikintu nyine wenda yamfasha kubera ko n'ubusanzwe ndi umuhanzi mfite impano yo kuririmba hari abantu bagiye wenda bambona mu makava ariko nyine njye namuhamagaye mwitezo wenda nk'ubufasha mvuga ati kamuhamagare mubwire ko wenda atari biriya gusa nkora n'imiziki numve ko ari cyo yamfasha gusa nyine icyo yarambwiye ngo courage gusa ntabwo yigeze aguha umwanya wo kukumva twavuganyeho ambaza utuye he tuvuganaho nk'iminota nk'ingahe gutyo amakuraje gusa munatuye muri karitsiye zimwe nawe abakuruyenzi ntabwo yigeze akubwira se ngo uzaze kumusura wapi ntabyo yambwiye nyine yarambwiye ati courage njya mwubona video zawe gutyo nyine birarangira tu ukimara kuvugana nawe wumvishe umeze gute muri wowe njye byaranshimishije nyine kubera ukuntu nyine mwubaha numva ko ari umuntu wadanje kuri njyewe numva ko hari igihe nyine uhamagara nk'umuntu kubera ukuntu nyine bari abantu bafite izina rikomeye hari igihe iyo nyine yumva atakuzi ataguha nk'agaciro ko kuba mwavugana ariko nyine we yaranyumvishe tu kubera nyine n'ukuntu yari asanzwe nzi yambona kuri turiya tuvideo amakanya tuganiraho nta kibazo kabisa ntabwo bijya bituma wiheba cyangwa se kuri uwo munsi bwo ntabwo byatumye wiheba bwo nyine urumva byaranshimishije kuba yaramfashe by the way nyine mbere na mbere ariko nyine nyuma njyewe ikintu cyambabaje nyine ibyo nari niteze ko wenda yambwira mubwiye nyine gutyo ntabwo ari byo nabonye nyine we yahise courage numva nyine njye numva namubwiye ibintu byinshi nawe ati njye nyine ndi umuhanzi sinzi nimba wamfasha mu bintu bijyanye kuko icyo gihe namuhamagaye ndamubwira ni nabonye warafashije mushuti wanjye Manique gusa nyine nanjye ndi umuhanzi sinzi ikintu wamfasha amakuraje nyine gusa nyine numvaga ko wenda ashobora no kuba yabyumva kumva impano yanjye akaba yagira n'ikindi kintu amfasha ko nyine yamaye courage gusa numva ndishimye ariko numva mbabayemo nuko wowe urebye ubona hari ikintu ufasha King James wowe umufasha kuryo umva wenda we yagufasha sinzi ukuntu nabyita nimba nabyita nko kumufasha ariko nyine kuri akuntu nkora nk'indirimbo za King James ariko mfata nk'indirimbo ya kera nkayikoramo nk'agacalenje nkabona kararebwe nyine cyane abantu bakongera bakavuga ari n'abantu muri comment bajya bavuga ati cyakoze utwibutse indirimbo za King James za kera utuma dusubira kongera kuzumva nyine nkumva ko nyine byibura ari n'abantu bajya kumva indirimbo ye nyine yakoze kera kubera nyine babonye ako gacalenje kakabashimisha nyine bajya babimbwira sinzi nimba nabyita nko kumufasha kuko nyine wenda we ntawe njya mbona ajya mu bintu bya social media cyane ariko ku bantu bazi ibintu bya social media iyo wakoze nk'aga TikTok ku ndirimbo runaka abantu bazi ibintu bya social media barabizi ari ukuntu ukora akavideo noneho iyo ndirimbo ako kavideo karebwa cyane abantu benshi bakagenda bakoresha sound wakoresheje bakifata utuvideo muri iyo sound nyine abantu bazi social media cyane cyane TikTok barabyumva bituma nyine ya ndirimbo iba viral abantu ikabajya mu matwi ugasanga abantu ba downloading utwo tu video hari abajya kuri YouTube ikongera kuyiyibutsa nyine ugasanga abantu bagiye nka kuri YouTube baturutse kuri TikTok kubona base umumboneza ubona King James abiha agaciro sinzi nyine we gusa nyine icyo nabonye ntago bimubangamira nawe yarabyishimiye amana courage ariko nyine mba numva nyine ku bwanjye ikintu namusaba nuko wenda nanjye atareba ku ruhande rw'ukuntu nyine nkora indirimbo ze ku buryo nanjye nyine bibaye ngombwa yumva nyine mu mutima we ukunze yamfasha kabisa kubera ko njye kuva kera ni role model wanjye kandi nkora nanjye imiziki nk'uko ayikora ariko nyine ikibazo cy'ubushobozi usanga cyanga biherera muri TikTok abantu mbonera mbwire n'abantu abantu bajya bagira ngo ndi umuntu ufite amafaranga menshi kubera ko nyine babona ukuntu nkurikirwa n'abantu benshi bakavuga ati iki cyana TikTok iragihemba cyarakize cyakiriye kuri King James nyine man biba no mu bintu bimbabaza byatari abantu bajya banuka bakambwira man bakambwira ngo nakiriye kuri King James man nyine birambabaza byatari nyine natekereza n'ukuntu wabibona man kama courage gusa man
nyine birambabaza, hari abantu bajya bakanuka, sorry kabisa, bakavuga ngo ndamwitirira. Njye ntabwo niyitirira King James, njye nyine nkora kuko mukunda, ntabwo njye niyitirira King James kabisa. Kandi nyine ndashimira n'abantu bankunda, Imana ijye ibaha umugisha, ariko abantu nyine bambwira nabi ngo niyise King James, nyine birambabaza bya danje. Ariko nyine Imana ijye ibaha umugisha abantu bamfana, kandi na King James ndamukunda kabisa. Imana ijye imuha umugisha, ni umwana mwiza, kandi mba mfite icyizere ko hari igihe wenda azabona ibintu nkora akabiha agaciro. Njye bijya bimbabaza nyine iyo abantu bifata bakagutuka mani, bakavuga ngo witiriye umuntu, kandi bakajya uri umuntu nyine wakize ngo byaragukijije ngo kubera umuntu. Nyine njye mbikora kubw'urukundo, ntabwo mbikora kubw'ikindi kintu. Ubifata nkaho King James, wowe ubifata nkaho King James yaguhemukiye mu gihe wamuhamagaye abantu bazi ko ari papa wawe. N'abantu bajya bagira ngo niwe umbyara nyine, kubera ko n'ubundi busanzwe nta papa ngira. Abantu nyine batababihuzaga bango cyangwa niwe wakubyawe, ariko njye ntabwo nyine mbifokasingaho cyane. Gusa nyine nanjye ndi kukubaza we ku giti cyawe, ubifata nkaho King James yaguhemukiye kuba yarakwitabye mu gihe abantu bazi ko ari papa wawe, abantu bazi ko ari we mubyeyi wawe, we yakwitaba wamubwira ngo ndi gukora cyangwa se natangiye kwiteza imbere, ntagiye ikintu agufasha akakubwira ngo courage? Njye sinzi ukuntu mbyumva, ariko nyine njye ntabwo nabifata wenda ko yamemukiye, ariko nyine ari igihe nyine ikintu uba witeze atari ko kigenda, ari igihe nyine wahamagara nk'umuntu witeze ukavuga ati uyu muntu rwose mba numva yamfasha, akaguha courage ukumva ni sawa, ariko nyine ukumva uranababayemo ukuntu bitewe n'ukuntu nyine wumvaga ari ikindi kintu mwitezeho. Cyo kintu nyine kimbabaza. Basi n'abantu wenda bajya bagira n'amahirwe yo kuba bamwegera cyane bakavugana, ni ukuri njye ndamukunda kandi nkeneye support ye, ni ukuri amfashije kabisa. Yazanega amatwi akama umwanya, akumva ko bitagarukira muri byo gukora indirimbo ze gusa. Njye nshaka gukora imiziki yanjye, ntabwo nshaka nyine kuba, kuko nta muntu ubundi, ntabwo nkeneye kuba King James, ahubwo nkeneye wa muntu bamenye ko nyine yakoze ibintu bya King James, mwanamenya kubera ibindi bintu byanjye nakora, kubera ko njye ntabwo mfite impano yo kuba King James, mfite impano yo kuririmba nkaba nakora ibintu byanjye. Yego. Nyuma wigeze gukomoza ku kibazo cy'uko nta mubyeyi ufite, wavuze ko kuri ubu ngubu nta papa wawe ufite, sibyo? Mfite Mary. Ubu ngubu ubana na mama wawe gusa. Ubu ngubu se nimba ubana na mama wawe gusa ukaba nta papa wawe ufite, cyangwa se papa akaba adahari, ubayeho gute? Nyine ubasha kubaho gute muri buno buzima bw'imiziki, ko mbona ukunda umuziki cyane, ariko nanone ukaba nyine abantu benshi bakavuga ko bigoranye? Njyewe urumva mu rugo nta kibazo, mba meze neza, nshimira Imana. Ntabwo nyine wabura kunyura mu bintu bibi, ariko nyine Imana niyo nkuru niyo ibidutambutsamo. Ikindi kandi mba nshimira mama wanjye, abasha nyine no kunyumva, akampa umwanya nkaba najya mu bintu byanjye by'imiziki, akampa courage. Nubwo nyine rimwe na rimwe ari igihe byanga ugasanga nyine abantu bari kugutuka bakavuga ngo wowe ngo ibiki, ukaguca intege, ntabwo bibura. Ariko mba nizeye ko igihe kimwe wenda ari igihe nanjye nk'uko mba ndi hano kuri kamera mvuga ni nkeneye support y'abantu runaka, ari igihe nanjye noneho nzaza ndi kuyitanga. Bijya bima nyine icyizere. Ndashimira mama wanjye kabisa, Imana ijye imuha umugisha, anyitaho mu bushobozi afite, nta kintu namushinja kabisa. Urumva biragoye cyane, bigoye pe, biragoye. Nafite telefone ko ndanje kanyageze ku ruhande. So Kedri cyangwa se harya irya kane ni Didi, amazina asanzwe ni Didi, cyangwa se King James mutoya. Ubu ngubu nanjye ku giti cyanjye najyaga mbona bitewe n'ukuntu nakubonaga kuri social media, nkatekereza ko nyine uri umuntu nyine umbayeho neza, nkatekereza ko nyine bitewe ufite abantu bagukurikirana, sibyo?
ni ariko benshi najyaga pe. ngira ngo bigufitiye akamaro Nyine iki? abantu bo babona ukuntu umuntu afite abaforowazi benshi, ntazagire n'umuntu ubabeshya. Hari ukuntu ubona umuntu ngo afite abantu benshi, mani uzi ko ari n'abantu mani njya naka serivisi runaka, mani umuntu akakubwira nabi akavuga ngo genda ngo warakize ngo we shango ngo kwa King James, mani ibyo bintu birambabaza. Sinzi n'impamvu nyine iyo ndi kubivuga birambabaza kubera uburyo mani abantu bafata umuntu ukuntu atari. Kubona umuntu afite abantu benshi bamukurikira nuko nyine bamukunze, ariko hari igihe usanga n'ubundi mani uswa n'igihe uba wumva wanabire kugasiba nk'iyo TikTok kubera ukuntu nyine ari ukuntu wakira negative comment, abantu bati warakize wowe kwa ngo warakize, ngo yabaga bazi byibura nyine ukuntu ibintu biba bimeze basi. Gusa nyine pe mbonye support nanjye kandi nakigaragaza abantu bakabikunda, abantu rwose barekera aho ngaho kubona ko umuntu nimba akurikirwa n'abantu benshi ngo ari nako ari umuntu ngo ufite n'amafaranga menshi, oya ntabwo ariko biba bimeze kabisa. Nyine bakakwirya serivisi bakakugamba benshi kabisa, bakavuga ngo TikTok se niguhemba mani, biba bibabaje kabisa. mu gihe TikTok yawe amashusho menshi ariho ari aya King James, kandi wenda ukaba bakumva nyine ngo uri umukire kandi nta kintu n'ubundi nyine. Yego nyine bima abantu, none nge kubera n'ukuntu mukunda nkakora nk'ubu ngubu nta video y'indirimbo ya King James nshobora gukora kuri TikTok ngo ijye hasi y'ibihumbi 100 by'abantu bayirebye. Nyine bo bahita bumva ngo ni amafaranga, ngo ni za miliyoni ninjije mani, bitabimbabaza kabisa. Kandi nge King James hari amafaranga yaguhaye, bakumva ngo buriya ngo King James ngaba yakwishyuye mani, nge nta amafaranga King James aba yamaye, mbikora kuko mukunda, mbikora kubw'urukundo mukunda, nta garuka aba yabinyishyuriye kabisa. Nyine abo bantu nyine bikosore kabisa. base nta kintu wumva wamusaba wowe ku giti cyawe? Nge King James ikintu namusaba murambivuga, azumve basi anega umwanya wenda niyo twahura nk'iminota 30, yumve ko hari ikindi kintu nshoboye kiruta kuba nakora challenge z'indirimbo ze. Kandi nubwo naba n'umuntu ukomeye cyangwa se yagira n'icyamfasha, ntabwo nareka kuzikora kuko ngiye mukunda kuva kera nitaye ku bindi byose. Abantu bavuga ko King James ari papa wawe, ibyo byakira ute yumva abantu ari kuvuga ngo wabyawe na King James mu gihe ari role model wawe kandi nawe ari umuntu wiyumvamo? Mu gihe ari umuntu yumvamo abantu bakavuga ngo ni papa wawe. Ngewe urebye ntabwo mbifokasingaho cyane kubera ko njye nsanzwe nzi ko ari role model wanjye kuva na kera nyiri umwana, barabizi nako nakuriye indirimbo za King James nabaga nzizi kabisa zose. Harya utuye he mu buzima busanzwe? Mba ku Ruyenzi n'ubundi. None ari n'abantu usanga wavuga ngo ba Ruyenzi, bakumva ngo nawe aba ku Ruyenzi bagahita babigira ibintu bya danger, kandi ugasanga n'umuntu na viewe ntawe agira, nyine bakabishyiramo igikabyo ngo King James ngo niwe wakubyaye. Njye ntabwo King James yambye, yewe nta n'ikintu dupfana usibye nyine kuba twese dukora imiziki, ni umu artist nanjye ni umu artist nyine utaragera ku rwego abantu bamenyaho cyane, ari nabyo mba nifuza. Ariko nyine abantu bajye barekeraho kuvuga ibintu, ntabwo kuvuga ibintu byose ngo upfe kuvuga ngo uri ibiki n'ibiki. Nyine hari abantu bavuga ibintu bitari byiza kandi bigatera umuntu nyine agahinda, ugasaba baranamukomerekeje kabisa. Bajye bavuga ikintu bagitekerejeho, nicyo kintu nabasaba. Utuye ku Ruyenzi ahagana he? Abantu bazi ku Ruyenzi, Musa atuye ku Ruyenzi ahagana he? Nawe ni hafi zango za mutuye muri quartier zimwe? Ni hafi cyane kabisa. Ariko ni nurumva ko abantu babivuga babifiteho nosiyo, nimba umuntu avuga ati nyine bahita babihuza bitewe n'ukuntu ngo ari hafi, ngo nese ngo mwese muraririmba. Njye ntabwo mbifokasingaho cyane. Yego. Okay. None nimba ari uko ngoko bimeze, gushize King James ajya gusapotinga umwe mu bana bakizamuka, yasapotinze umuhungu bita Manique bakwana indirimbo bita Akayobe. Wowe uvugana, iyo uri kuvugana na King James nawe wumva wifuza ko yagufasha nko muri buriya buryo cyane? None nge yamaye collaboration ntago nayipfusha ubusa kubera ko King James yagiye azana abantu benshi. King James yakoranye na Waze turamumenya cyane, akorana nyine n'uwo na Manique nawe kandi byagize umumaro ukomeye. Nyeka ko nanjye dukoranye nka projet
sha kuki utamwisabira yambera umumaro pe mwumva njye ntago najya ntago najya namubwire ngo ngajya memba nka nyine wenda kubera ko nyine nawe ubona ko nyine ibintu bya social media nta mwanya ajya abibonera njye nanabishatse njye nanabikora nanabimukurikiranira kubera ko njye nzi social media igihe nyimaze iyo nzi uburyo ikora kandi na biriya bintu bya TikTok umuntu ubizi nk'abantu b'abahanzi cyane cyane bazi iyo ukoze challenge ikarebwa cyane ukuntu bigira effect nziza kuri YouTube ugasanga abantu bagiye kuri YouTube kureba ya ndirimbo rero King James nyine ikintu namubwira nuko biriya bintu aba ari sawa kandi nawe yarambwiye ngo courage ntago bimubangamira cyane ko nakoresha izina rye mu bintu bibi ndikoresha mu bintu byiza kabisa rwose anabonye n'iki kiganiro ikintu namubwira nuko nyine biriya bintu bigira umumaro munini cyane ku ndirimbo wabikozeho anabishatse rwose njye najya nanabimufashamo ariko nyine ikintu njye nkeneye cyane ni support ye amfashije kabisa ntago nazamurumbira ntago nazamupfira ubusa wenda twirengagize King James hari abandi bantu hano hanze bafite amafaranga pe bashaka gushora mu muziki hari n'abandi bantu hano hanze bakunda umuziki yicara avuga ati byibuze njye kuba nakora ku mufuka atera inkunga umuntu agakora indirimbo ni ikintu cya danje n'abankoze abo bantu uretse gusapotinga kuri King James abo bose waba approaching yego abantu kabisa baba bumva bafashe imana ikintu cya mbere cyo gufasha iyo ufashije n'umutima ukunze nta kindi kintu urebeho cyane uwo muntu ufashije nawe ukabona ko ashoboye kandi ashobotse bigira umumaro munini yego kabisa ngenda ndamutse mbonye umusapota kuri music yanjye ikintu banyitego babona ibintu byiza kandi kubera icya mbere cyo nzi kwiyandikira pe ikindi kandi nzi kurinda ndi umu recording artist mwiza voko ndayizeye nkora imyitozo myinshi nyine nujuje ibisabwa kugira ngo ikibura n'umuntu wanshoramo kugira ngo nkore ibintu abanyarwanda bimenye binarenge n'u Rwanda yego hari n'umuntu ushobora kuba atakuye umuntu ahera ahamya ko azi kuririmba ubundi bahita babyibaza cyane cyane nk'abantu babona kuri TikTok wabumva ko nyine nyine yari ukujyanamo mu majwi ya King James ntazi nanjye kuri njye nzi kuririmba ngende umuhanzi noneho kugira ngo abantu bumve ko utakora ibintu bya King James gusa ashaka kutwumvisha wowe wa nyawe nk'ikintu cya danje cy'umuntu hari umuntu ushobora kubona gutya watokereka mu supporting byibuze song ishobora kukurura umuntu ni iyihe muzawe bwite muzanjye hari indirimbo nakoze kera hari story nakozeho abantu nyine bajya banayumva bakavuga ngo cyangwa shango niwe wivugaga hari indirimbo nakoze nigeze kwandika nigeze kugira inspiration nkora indirimbo yitwa nayise Nsana Papa icyo gihe indirimbo ya kera nyine ndumva narayikoze 2019 n'umunani yego iri mu ndirimbo nakoze bwa mbere indirimbo wiswe Nsana Papa ituririmbiro twumva indirimbo ivuga ngo umubyeyi wanjye yahuye n'imiruho akiri muto bamushukaga bari benshi ntiwababara umugabo wamuteye inda yanjye kugeza n'ubu nta muntu n'umwe uzaherereye iyo ngerageje kumubaza agira ikiniga agaturika karira ese mama mbwira niba Nsana Papa mbimenye ese Nsana Papa Nsana Papa mama mbwira niba Nsana Papa mbimenye ihorere mama sinakurenganya nawe niyari wowe tuza mu buzima nzagukomeza ntacyo uzamburana
nyifite hoya mama tuza ese mama mbwira niba nsa na papa mbimenye ese nsa na papa oh. Nsa na papa mama mbwira niba nsa na papa mbimenye. Iyo ndirimbo rero urumva ni iya kera cyane ariko nashaka ko tuyiganiro nayikoze 2018. yego na 2018 n'abantu bayumva ngo history si yawe. Ikintu nagendewe nyikora iyo ndirimbo nakubeshye pe numvaga ndi mu gahe nyine nanjye numva ntameze neza ntari ndi nsa nk'ubabayemo ukuntu ndavuga ariko hari indirimbo papa ariko uramuzi. yego hari indirimbo ushobora gukora nyine sinzi ukuntu natekereje iyo story. hari ukuntu nk'umubyeyi bamutera inda iyo story tuyiganire akabyara umwana none yamara kubyara umwana wa mwana yakura akajya abaza nyina ati se papa ameze ate ibintu nk'ibyo. noneho nyine ugasanga nyine kugira ngo twiganire neza abantu basobanukirwe neza yibabwire wivuga mu buryo bw'imagine ahubwo uvuga uti njye nanditse indirimbo imeze gutya ndi kwibaza ni wenda mama wanjye byaragenze gutya tubyumve neza. abantu nyine babihuje ukuntu bitari byo bose bavuga ati nese ko tuzi ko nta papa wawe ugira ntawe tuzi iyo ndirimbo si wowe wayiyandikiye nyine si inkuru yawe mama. avuga ati njyewe ntago bihuye yego nyine nanjye ntawe ariko nyine ntago bihuye kuko njye nayanditse by imagination ntekereza iyi story numva yaba ari story ibabaje y'agahinda kandi nyine hari n'umuntu bita bigwa kuri story ye nk'umuntu uri kureba ikiganiro ushobora no gusanga nawe ameze gutyo. wowe tubwire iyo nkuru ukuntu wayanditse. njye nanditse inkuru ukuntu urumva ukuntu imeze yitwa Nsa na papa. ni umwana wavugaga ko wavutse ko wavuga ukuntu ngiye nshaka kubivuga tuvuge nimba wenda nk'uko waririmbaga nk'uko naririmba ukuntu urumva wati ngewe wenda nakoze indirimbo mvuga ni mama mva navuga mu gitero cya mbere ngo umubyeyi wanjye yahuye n'imiruho akiri mutoya. ubwo ngubwo ni mama wawe wavugaga ivuga ko mama yahuye n'imiruho akiri mutoya. nabyishyizeho ni umubyeyi wanjye yahuye n'imiruho akiri mutoya abamushukaga bari benshi ntiwababara. yego umugabo wamuteye inda yanjye kugeza n'ubu nta muntu n'umwe uzi aho aherereye. niyo ngerageje kumubaza agira ikiniga agaturika akarira. noneho nkahita mubaza ni ese mama mbwira niba nsa na papa basi mbimenye ese nsa na papa. niko iyo story nayanditse imeze. igakomeza gute? noneho muri verse ya kabiri navuga ngo itamubwira ngo ihorere mama sinakurenganya nawe nawe ntabwo yari wowe pe. mu buzima nzagukomeza ntacyo uzamburana nk'ufite. nkakomeza nyine mubaza ngaho mbwira ese nsa na papa basi mbimenye. nyine nabimubazaga akarushaho agaturika akarira. ni ukuvuga ngo wowe inshuro zose wabazaga mama wawe nimba nsa na papa yarariraga aho kumbwira nyine agira ikini ngo agira ikiniga agaturika akarira. umva niyo ndirimbo unayumvishe niya kera. iyo ndirimbo ni story y'abantu benshi cyane. wari recording se? yego iri recorded no kuri YouTube channel yanjye. iyo ndirimbo rero ni story y'abantu benshi huje n'abantu benshi ariko ni audio. yego urumva icyo gihe ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kuba nanakora video. nafite na audio mbi bitewe ni kera ni production urumva ni nka kwa kundi no kwiringa urumva cyagiye buri kiri n'umupeti utamenya ngo wabukoreye ibintu bibi asanga yakoze nko ku bihumbi 10 cyangwa 15 cyane rwose. none ndagira ngo hari umuntu wenda wumvisha inkuru ikamukoraho akavuga uti nanjye wenda hari nk'umuntu aka kanya ufite imyaka myinshi cyane utarigeze utazi papa we umubyara koko nk'uko bivuze utazi isura ya se wenda yabonye akura kandi barahari benshi cyane ariko muri kano kanya akaba ufite ubushobozi wenda ashobora kuba yagusapotinga. ndagira ngo wongere ukasubizamo ako kantu kabakubite fresh noneho tukumve neza. indirimbo yitwa Nsa na papa avuga ngo umubyeyi wanjye
yahuye n'imiruho akiri mutoya. Bamushukaga bari benshi ntiwababara. Umugabo wamuteye inda yanjye kugeza n'ubu nta muntu n'umwe uzi aho aherereye. Iyo ngerageje kumubaza agira ikiniga agaturika karira. Ese mama mbwira niba nsa na papa mbimenye. Ese nsa na papa, nsa na papa. Mama mbwira niba nsa na papa mbimenye. Nako ngako kabisa. nako ngako urumva ko ni keza cyane, ni keza. Urumva no mu gihe nyine n'imyaka nari mfite n'amagambo nandikaga nyine yanganaga n'imyaka nari mfite. Birumvikana koko. Ariko urumva ko byari birenze. Nyine abantu baranayumvaga bakanarira bamwe n'abati yo nyine bakumva nyine ko ukuntu naririmbye iyo story. Biba byiza story y'uririmbye ukayishyiraho ikora ku mutima abantu benshi pe. Hari indi ndirimbo se ya story nje noneho twundagira ngo twinjire muri wowe tuve muri bya byakinje muso wenda ibyo musa cyangwa iki tubivemo. Hari kandi karimbo ufite wenda nako wumva ko ugashaka kwa kakonveka umuntu. Hano hari abakire benshi badukurikirana. Ndagira ngo hari indirimbo mfite yitwa Wanciye Amazi. Ariko nyine nago iri record. Yego. Urumva hari indirimbo mba ngenda nandika ariko nyine nkabura ubushobozi bwo kuzirecordinga. Akarimbo kavuga ngo sometimes uransaza nkumva nanze love. Maybe you know kuri good that's why mfata kunda. Wambwiye ko uzamoraho gusa nyuma y'ejo mbona nzahomaho. No kukwita sheri bintera isoni kuko mba mbona nazi ufite abandi. Ibaze ko na mami yambwiye ko utakiri unkwiye ngo nshaka abandi. Wanciye amazi utuma nkwifuza umbera nk'udahari. Wanciye amazi ndacyari uko wansanze wagira ngo ni waje. My dear, ese kuki untera amarira ukamfatiraho furi kandi uzi ukuntu nkwikundira. Sinatachi yo body urankotoza mami uhora mu dufari iyo utarahimbari. No kukwita sheri bintera isoni kuko mba mbona nazi ufite abandi. Ibaze ko na mami yambwiye ko utakiri unkwiye ngo nshaka abandi. Kitwa Wanciye Amazi. Twaciye amazi. Ariko ukunda kwiyandikira ugendeye kuri story runaka. Njye nkunda story kubera ko story nizo nyine zikora abantu ku mutima. Ugasanga nyine binahuje n'umuntu sometimes byamubayeho. Hano hari umukobwa waguciye amazi. Oya nawe kabisa. Ariko hari abantu bandi batari abakobwa bagiye banca amazi. Nimba ari uko nyine batarabona ikintu nshoboye. Ariko buriya wenda anytime ari igihe nyine bazemera ko nshoboye. Ni igihe kiba kitaragera. Ko numva se hanyuma se ubu ngubu muri kino gihe nimba wenda ufite izo track zombi umaze kundirimbira, umaze wambwiye ko wandikira abahanzi, umaze kwandikira hari abahanzi bakomeye wandikiye se bazwi? Yego bazwi cyane barahari. Wemera kubavuga se? Hari abagiye sinzi nyine nimba wenda abari nimba bibagiraho effect mbi. Ariko arabo nandikira bakambwira bati nyine ntibanga. Gusa nyine wenda uwo navuga mbyemerewe nka Sirivizo
hari arabona agiye nandikira ba Chibu baramuzi wa none ngo mama natwarabaye abatwi ubwo bahita Chibu wande ngo you be the one nateze guheba iyo ne wayanditse se ibyo nibanga nyine arabagenda bambwira bati nyine arabangenda nyine mfasha gusa benshi tu n'abazwi ariko nyine sometimes ari igihe bari ibanga ubwo urumva nabo ngabo wandikiye hari Chibu hari agarimbo ka Silvizo wanditse abantu batajya batekereza ko ari wakanditse nakaye urumva benshi bamenyereye ko Silvizo akora amakava n'ubundi kuko n'amakava menshi nyine ndi kuvuga kava yiwe kava hari kava twakoranye ya The Ben yitwa ni Forever iri muzo nanditse n'izindi nyinshi ya ndirimbamo ngo ninjye mukire wina ubaze hose bakurabure njye urwaye nakurwaza honaye mu rugo mfite imbunda wazana murasa unyemereye unyiterera isoni n'amafemba mbabona uryoshye nk'ikiraha kirimo agasenda uyu mupira nambaye urahenda ugura 9,000,000 ibi ngibi nkubwira byose uzabyibonera ngaho nsoma kwitama uyu murekure dore yaze muri ture atera umwaka unyaguhera urebye nabi yagutera yakwitaga mukecuru wimutega amatwi aravuga ubusa atera umwaka unyaguhera urebye nabi yagutera harimo akantu k'agashegu ngomba nanze gukaririmba akantu k'agashegu navuga wenda nk'indirimbo wakoze ikaba popular niye popular shaye byinshi ni amakava nta ndirimbo nari nakoze ikaba popular nyine kurusha izindi izo twakoranye cyangwa izo namwandikiye Silvizo ku giti cyabaye popular kurusha izindi popular nzi nanditse nanjye kabisa ndeba nkavuga ati kava ya Jugumiro ifite hafi 1,000,000 twagiye kuri Jugumiro kuna yanditse yaririmbye ngo narongoye ibici kubera kunywa imiriro yakuyeho neza niyabatanyoye avuga igifaransa iyo amaze kunywa intore mu kabari yamubanye uburyohe mfite icyaka ndimo ndakana ujya unangurira nabyibanga kuba burya binera yungabana urimbwa mu rugo unywa igikoma nsigaye nikundira nyiribyo ndo nibyo mvuga nibyo njya mvuga ngo abagore murarushya namaze kubibona usigaye uca inyumurikira yagusa mbabarira mama mia mbabarira mama mia kabisa iyo niyo kavaranditse komeza tujye kwa Kevin Kada abango uzi kwikina urimbwa gusunywa n'igikoma fasha agacuma ndashaka kwicara manuka unzanire matera suhu uwavuga kuri umugabo yambona agabanya urusaku kuko nagukoma nkahita mfata inzira nkirega dore uko wikaraga wagira ngo wibonye mu kabutura inshinzi madamu nkawe iyo nakujyuna nanze Marina nkunda Mariya we uyu Mariya we kamuwenyi nawe mfite icyaka ndimo ndakana ujya unangurira nabyibanga kuba burya binera yungabana urimbwa mu rugo unywa igikoma nsigaye nikundira nyiribyo ndo iyo kava kabisa abantu barayikunze byataye reka nkubaze ayo magambo yakura he iyo uri kwandika kuko ngiye ngo ndazira kava za Silvizo amagambo abarimo ngiye amagambo mfata indirimbo original nyine nkajya numva ndimo nkunda kwandika nyine ibintu by'insubirajwi abantu kuko iyo bumvise ngo
ngo imbere zenguruka umugongo, aho ni muri original. Noneho kava gataba ngo nyiri ibyondo utamva nyine ari amagambo asa nkahuye ariko atavuze ibintu bimwe, kuko urumva mfata indirimbo original amagambo akaba yenda gusa ku nsubirajwi ariko sije atari zimwe. Urumva kuri iyo ndirimbo urugero kuri iyo Jugumira twakoze kuri story y'umugore warananiye umugabo, wari wa mugore nyine wirirwa mu kabari, noneho umugabo yajya kumureba mu kabari, umugore akenda kumukubitirayo abwira ati genda mva imbere njye nsigaye nanikundira nyiri ibyondo, we nta kintu kimaze urimbwa gusa unkwa n'igikoma nyine. Urumva niyo story. Umugabo nyine akavuga ati narumiwe narongoye beach kubera kunywa imiriro, yakuyeho neza niyaba hatanyoye, avuga igifaransa yamaze kunywa inoro. Urumva umugore nk'uwo nyine, abagore nk'abo babaho. Rero niyo story nanditseho. Rero mfata indirimbo ya original noneho nkumva amagambo arimo, nkandika andi magambo yanjye ariko kuri sije zidasa, bitewe na sije nyine yambwiye kwandikaho. Niko ngiye mbigenza. Aho ngaho ndi kubyumva neza cyane. Ndasobanukiwe nyine, ariko nyine wandika neza tu, icyo kintu nakikubwira. Nimba ari abantu benshi nyine barazumva bakazikunda cyane. Nimba ari ukora kuri Silvizo wandika neza cyane, kuko Silvizo nyine zira boro ze ziba zirenze nyine uburyo zanditsemo, uburyo zikoretsemo. Ariko ntago ari watangiye kumwandikira, ntago mwatangiranye. Urumva njye natangiye kumwandikira twahereye kuri cover ya Kashi, ni nayo twakoranye mbere muri za 2022 na rimwe gutyo. Cover mami ntago murayikora. Yarayikoze. Hari zo dukorana n'iza akorana n'abandi cyangwa akazikorana, ariko akenshi nyine nzandikaho. Mami ntago ari wayanditse? Nanditseho. Usa nk'ubitaho gato tukumva se. Mami ya Roskana arimba ngo seko mbona waninye umurasinga ukora ndetse umureti ngwino dusangire umurasinga usaba yo no erega nayindi gahunda ngende kiremba ese kuninya nkaho njyana injira tube dusenga Imana wasanga ubona ko ndindaya kandi ngende ikiremwa cy'Imana ngahose ngwino cyuseka Maria Maria ichibombo Maria ntabwo meze nka Inosa sinana kwambura ubusa ntabwo meze nka Inosa mbikoze byaba ari ikosa Karori jya winjumuza ndekurana uretse tutisanga twakoze amano wibuke nanana yari inshuti yanjye yasuye umujama mukuramo pade ese kuninya nkaho njyana injira tube dusenga Imana wasanga ubona ko ndindaya kandi ngende ikiremwa cy'Imana ngawigira hano have se winkorera ku mabere na biju bamuteye inda yewe Maria nyine urumva bari story ni story y'umujama ubusengana n'umukobwa noneho nyine bagatahana nyine bavuye gusenga none umukobwa agatinya kwinjira mu nzu avuga ati ngo nze mu nzu se nyine umukobwa wo mu rukore byataye ngo ubwo se ubwo umfashe avuga ati humura ngo inonetse umureti nyine kikamureshya ngo yinjire akanga kwinjira nyine avuga ati ndeka shana biju bamuteye inda bamubwira gutyo nyine ni umukobwa ubutinya umuhungu nyine wa mukobwa wo mu rukore cyane ariko nyine umusore nyine ashaka nyine kwaje umukobwa agatinya. Nibaze idea yo kuzana igitekerezo nk'icyo yo iba yavuye he baturutse kugira ngo ngwe uyu munsi nyine urumva ukuntu babimeze. Silvizo we ambwira nyine sije arambwira ati andika kuri story ngiye nkahita nyine amenya ibyo nkora bitewe no kumva original. Uri mu best writer nabyumvisha nuko ukuntu umuntu ashaka ko ati ndashaka story imeze gutya na gutya we ambwira n'umuhanzi ari we wese usibye na cover ashobora kumbwira n'abantu kabisa
wenda ndaza Ushobora gutanga na nimero ushobora no urazitanga. kuyipininga Ndanazi- n'abahanzi kabisa batazi kwiyandikira njye ikintu nizera ndi umwanditsi mwiza kabisa njye mu mastori ku masije nkakwandikira indirimbo yego ujya ushobora freestyle ku buryo umuntu akwatiririmba kuri ikintu ukakiririmbaho yego yego ubu ngubu nkubwiye ati Mm, ndirimba mm, kuri King James mm, umusaba support mm. eh, kanumve nka freestyle erega nanjye bamenya bakamenyera nkagera na za Kenya nakora nkaba umuntu watanje nkajya nkinirwa imiziki yanjye nayikanyina kwaje sapoti yawe yangeza kure cyane nakeka nkurira njyeje nkafata akajeti kangezi wabo erega nanjye ndi umwana nk'abandi kandi nshoboye gukura cyane nakora nkagera kure nkabara amadola nkava mu gakungu nkakatira cyane n'aba bakobwa ku mbuga natwika n'ukuri nk'amaboko bakayamanika nkamanikwa ku byapa nk'abandi nkamera nka melody nkareka ububandi ndi umwana w'abandi abambona TikTok banyita King James muto bakagira ngo ibyo akora nanjye sinabikora natwika nkarenga imbuga nkageraho postingwa ndumba na kati nkakatira abasazi kubera ko ubundi urumva freestyle akenshi nyikoma ni nko muri beat iyo uri muri beat nibwo yitwa ariko nkurumva gutyo nari ngerageje ariko wari ugerageje nanone ariko nanone ubikoze neza cyane none uri kumva ko njye turi kujyana neza cyane sibyo nakujyanye mu makava nakuzengurukije mu biki n'ibiki ariko ntabwo wigeze uririmba akarimbo ka King James akarimbo ukunda kurusha izindi indirimbo ya King James nkunda cyane ari indirimbo ivuga ngo habuze iki ngo haba ari wowe tugumana ibihe ni bibi numvaga nza kunda undi ariko uko mbigerageje birangira ncitse intege nguma mbona amakosa yabo simbona ibyiza bafite kuva munsi unsezera sindogera gukunda na rimwe umutima wanjye uhora ukunyishyuza sindakunda nyuma yawe bamwe ntibatinya kunseka ngo ndakabya iyo mbabwiye ko mperuka kwishima ugihariyo nubwo wowe usa n'uwamaze kubyakira njye biracyari kure ni wowe muringa waringanirijwe umutima wanjye ongera unkunde kuva munsi unsezera sindongera gukunda na rimwe umutima wanjye uhora ukunyishyuza sindakunda nyuma yawe yakitwa nyuma yawe karimbo ndagakunda byatari kabisa kuri ubu ngubu kugira ngo ukore projet y'indirimbo bigusaba ngahe kugira ngo ukora projet ni mukavuga uti nakoze projet ya dance urumva aba ari bije ndende nk'indirimbo nziza icyo namaze kubona kako nyine connection ngenzi ifite ahubwo nyine urumva nubwo waba uziranye n'umuntu wakora ibintu byiza ntabwo wamugenda imbere n'umutwe gusa ariyo mpamvu mba nsaba support abantu kabisa
gusa indirimbo byibura nziza audio standard imeze neza byibura nk'ibihumbi nk'ijana audio. Video yo barabizi zirahenda, ushobora gukora video niya miliyoni ibaho, ariko nyine hari ahantu bashobora kugusapota ugasanga umuntu agukoreye nka video nziza y'ibihumbi 200 300, nabyo birashoboka kabisa. Kandi ikintu kikaba cyiza ku buryo bana ari yandirimbo bakina kuri televiziyo no kuri radio abantu bakayikunda cyane bitewe n'uburyo ikoze cyangwa se n'uwayikoze. kugira ngo umuntu mukoraneho bisaba iki? Kugira ngo umuntu mukorane, kugira ngo dukorane gute ko mukorane tuvuge nari nk'umuntu wenda ushaka kukubona aka appreciating impano yawe, ni ikihe kintu yaza expecting muri wowe nyine, cyangwa se ni ikihe kintu we yakagombye kuzana? Urumva ku muntu wenda ukurikirana ibintu by'imiziki, iyo ugiye gufasha nyine nk'umuntu w'umuhanzi, kubera ko ngewe mba nzi ahantu nasanga producer kandi wankorera neza, mba nzi umuntu wankorera video kandi akayinkorera neza, ahubwo nyine kiba kibura nta n'ubwo bushobozi finance cyangwa se nyine amafaranga nyine yo kuba nakora ibyo bintu. Ari nk'umuntu ushaka kunsapotinga ashobora kumbwira ati mbwira budget bisaba kugira ngo nyine ukore indirimbo igihariye, indirimbo nziza. Noneho ngiye tukaba twabivugana, aba producer tuba tuziranye benshi bakora neza, ariko nyine urumva ntago wamugenda imbere nta mafaranga ufite, ariko nyine ni ibintu byoroshye, nyine we afite ubushobozi bwo kunsapotinga, ngiye yamvugisha baraza kubona nimero yanjye. Umuntu nyine none ataza kugucika, umuntu uri kureba kino kiganiro ashobora kuba nyine avuga ati ngiye mu bushobozi bwanjye numvishe ukuntu uririmba cyangwa se n'uburyo yabonye ukuntu nkora n'ibyo nkora, yego, kuba yansapotinga nta kibazo. Nimero nayitanga kabisa. Nimero yanjye ni 07 9 18 2 inshuro 3 5 7. Imbaruyeho nitwa Didier Kuradusenge, ni 07 9 18 2 inshuro 3 5 7. ndaza no kwipinga ku kiganiro, baza no kuza kuyibona muri comment ipininze ko mwakorana, abe yayifata yirebe, nyine yakwandikira muganire. Sina ngombwa gukorana washaka kugusapotinga support yari yose, kuko support yari yose kabisa ingera ku mutima. umuntu akeneye ibintu byinshi, kandi no mu minsi iri imbere no kugenda tubategura ibintu byinshi bitandukanye, kugira ngo ibintu bigombe kugenda neza cyane, kugira ngo ibintu bigume kugenda neza. So tereka ndikumva twagana ku musozo. Tugana ku musozo, ni nk'icyo kintu umva wabwira abantu bari badukurikiye muri kano kanya? Ikintu nabwira abantu bari bakurikiye iki kiganiro, mbere na mbere bajye banakanda subscribe, bakande subscribe kuri Slim Jesus TV. Bagenda babona ibintu byinshi, n'ejo nagaruka bashobora no kuzongera bakambona ngarutse bafite nk'ubutumwa runaka, cyangwa se nje no gushimira abantu baba baranansapotinze nabo kabisa, nkabagezaho nyine ishimwe. Gusa nyine ikintu nababwira ku giti cyanjye, ngewe nshaka support pe. Kandi nyine ikindi kintu, abantu rwose bavuga ngo niyitire King James, ngo ndira kuri King James, ye nta mafaranga ndira kuri King James. Nukuri mbisubiremo, nta mafaranga King James ama ngo nkore biriya, ngiye ndamukunda, nkora kuko mukunda, kandi nyine ari role model wanjye. Wenda hari igihe kizagera kumva ko nanjye ari ikintu yamfasha, kuko agira umutima mwiza pe. N'undi muntu uwo ari we wese wakenera kunsapotinga, nimero ngiyo muri comment irapininze pe. Imana yaguha umugisha kandi ntago wazicuza kumfasha. Ikindi munkurikire ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Haryo nta channel ugira? YouTube channel ndayigira, yitwa Kedri Official. Icaho iki? Urumva nta, kubera nyine ubwo bushobozi buke, usanga nk'indirimbo nk'umeruka gukora indirimbo hashize imyaka 3 nibwo meruka gusohora indirimbo yanjye bwite. Uri kurimba kava ya man, uri kwimba ya man, wari wikuye iri kuye channel ya Service, ni channel Service. Reka tugane ku musozo, ni kumva dusoze ubari uturimbe kuri kara karembo kango, n'ubundi numvishe uri kugakubita neza. Ya man ntungo ako itakuvuza ko mu kanya uri buza gusoreza ko yawe, nta kibazo kabisa. Aravuga ngo
ndamutekereza amarira kuzura amaso ngo dayimoni kankurura bikanyibutsa ko ari we nshaka iyo ndimo musengesha randiroda barunguruka iby'ubukwa binkundisha inkoni y'amosi bizenguruka uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi abigira ibanga kugeza umukuyi wabo uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi kazi abigira ibanga kugeza umukuyi wabo bijya gusa nk'uwa ndoze angera nka mutu agira igipindi kwanza sha ni nawe unabanza kwa nyina ndamukunda byoe ndamugakabe andirimbo kabisa ni nziza. Umuhanzi wa ukunda kurusha abandi ninde mu Rwanda cyangwa se favorite artist apart ya King James? Atari King James, umuntu nyine uririmba neza ukumva ari kuririmba. Je atari King James, ari guhitinga aho ushaka. Atari King James. Ubundi muri rusange ngiye mbona abahanzi bose baje bagakora ibintu byiza ndabikunda, gusa nyine urugero nka ya mpano ari mu bahanzi nyine mbona baje neza kandi bakora ibintu byiza. N'indirimbo ze nyinshi mba nzifite kuri playlist nizo nkunda kumva, navuga ya mpano kabisa. Nimwe nta ndirimbo nimwe ya mpano urandikaho? Oya, urumva tujya tuvugana gutya gusa kuko nawe ajya abona turatuna kara kantu yaragakunze, ntabwo ndamwandikira ariko mbona bishobora kuzaba bitewe n'uburyo nyine tujya ducilingamo. Bitewe n'uburyo mucilingamo byo bishobora kuzaba, sibyo? Reka tugane ku musozo rero dusoreze n'indirimbo yawe. Indirimbo yanjye hari indirimbo nakoze kera, urumva abantu nyine indirimbo zanjye zimaze igihe kubera igihe mperukira gukora. Hari indirimbo nakoze abantu bakunze yitwa Tayari, aravuga ngo so let me tell you how I feel iyo ndi kumwe nawe baby, ni wowe unkorera ibikwiye wangiza uwawe baby no stress, ntabwo nshaka gutebya cyane ndashaka kukugira uwanjye dukina agakino kwaje my baby take it slow, urabizi sinjya nirukanka kugukunda sibyo umbwiriza oya wizana amananiza baby humura sinza gutererana nzagukunda ukubigombwa ntabwo nzakugora kuko ndi tayari 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 kuko ndi tayari. Our love becomes like a movie baby sinjya menyera ukuri iyo turi kumwe ntera furi niyo mpamvu nanjye nateze kuzarekura nkomeza kukurinda udusore twingegera ibi ntako bisa my baby take it slow, urabizi sinjya nirukanka kugukunda sibyo umbwiriza oya wizana amananiza baby humura sinza gutererana nzagukunda ukubigombwa ntabwo nzakugora kuko ndi tayari. Nitwa Tayari. Yego. Ngababwiye nimero ya telefone rero twite tunabasezera. Nimero ya telefoni iriya nababwiye nimero ushobora kumpamagaraho, ariko hari n'umuntu ushobora kuba ari hanze atabona ukuntu aguhamagara nababwiriye ya WhatsApp. Yego. Nabo naribi nimero wanyandikiraho kuri WhatsApp ni nimero 07 82 97 632 92 07 82 97 632 iyo ni ya WhatsApp. Nko ku muntu uri hanze ari igihe nyine atabona ukuntu ahamagara yindi yanyandikira WhatsApp kabisa. Yego. Namusubiza. Sawa, urakoze cyane. Murakoze kabisa, Imana ibahe umugisha. Slim Jesus.